Wiriwe. Shaka miti ya desi. Watinze guteka se sime? Natinze ariko ngiye kubishiraho kuba birahita bisha mu kanya gato. Ndabizi ko sinshamo n'amamini. Biragoye. Mami nari kuzaniye bya biceri byawe. Urakoze. Leti, bite bigenze bite? Leti, mbwira ubaye iki? Ndakumva. Hari ikintu nshaka kukubwira kandi uzambabarira umbikire ibanga. Ndakumva. Igiki bose? Ndashaka kujya hanze. Ngo? Leti, hanze? Ya, hari umuntu wamboneye akazi hanze aho bita Saudi Arabia kandi n'ibyangombwa byose yamaze kubimbonera. Hanze? Leti, ibyo bintu wabitekerejeho neza? Leti, ntibishoboka, ntabwo nshobora kugushyigikira. Ubwo se mama arabizi, anko se warabizi. Hanze mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye nayo twabona muri iyi si. Ndagushimye Mana kuko wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza kuri iyi saha. Waraturinze, watugiriye neza, wabaye mu ruhande rwacu. Wabaye Imana yacu atwigaragariza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Warandinze undindira umuryango, wandindiye abana. Ndagushimye Mana. Uko bwije nuko bukeye ugendane nabo. Ubarinde Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Bagenda bagaruka ujye ubana nabo. Bari mu mihanda, bari mu nzira ujye ubarinda. Bageze mu rugo ujye ubana nabo Mana. Ndagushimye uko ubyumva. Ijambo ryawe riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere yawe, kandi amasengesho arimo ibicumuro ntujye uyishimira. Niyo mpamvu uyu mwanya mbere yuko tuvuga byinshi turakwinginze kugira ngo ubanze utubabarire, utweze utuboneze nk'uko uriya mugabo ateye ubwoba. Rimwe aba yabaye pasiteri, ubundi akora muri migirasiyo, noneho indi mavuga Mana. Sorry, ibyo ntukabivuge, njye nari umuntu mubi. Siko biravuga indimi nk'igihumbi we. None ejo bundi ubwo twaherukanaga yari afite umushoferi ari uri kumusemura. Usiko biriya n'ikidage akivuga. Ariko reka ibyo tubyihorere, icy'ingenzi ni uko bizaba ibyo batubwiye. Yeah, he's just missing something. None Letitsi, kamwereke. Jewe, reba iyi ni map. Kigali International Airport, Nairobi,
Addis Ababa, Saudi Arabia. bashya bamubwire simbi zarota tugezeyo ubwira mana yanjye ndavuga telefone yanjye gusoma sorry izahana amasaha ageze uziko twakerereye mana yanjye twakerereye iyindi passport izaboneka ku wa mbere. Ibi ni ibiki ndeba? Ibi ni ibiki ndora? Ibi ndeba ni ibiki? Iki si igipapuro cy'urugendo? Wabaye ikiragi? Iki ni igiki? Iki ni igiki? Gute ushaka ibyangombwa by'inzira utambwiye? Ugira undi nyoko uzagisha inama kutansubiza ntabwo wumva? Subiza ntabwo ushaka kumbwira. Mama wandetse nakwenyenze mama wigica mama Shauri buri ejo nagize umunsi mubi mu buzima. Gute se? Ejo se sinakubwiye ko byagendekeye. Harya mu mace application yavuga. Mvasha yarayiciye neza mera nk'umusazi ariko yaranyishe. Sinzi aho yayikuye yaragiye arayibona. Ubundi arayinzanira aho nari ndi hanze. Ariko yaranyishe neza nanjye nari nayo umutwe nzi ko ari yayindi nzima. Mana yanjye, Imana nagize. Nuko yaciye yayindi twujuje nabi. Ngaho ibazi yaba ari yayindi twujuje neza. Ubuse twari kubigenza gute? Wow. Aya mazu noneho uyu. Yesu we. Reba hano noneho mana yanjye. Hano nzahagira. Ese n'uzatwakira cyangwa n'ubakuriye. None reba bino byuki mana we. Use nzagirayo ryari koko. Ariko Leti, ubu koko ntabwo ushobora kuza mufasha imirimo. Uzajya wirirwa wicaye kuri telefone gusa ntushobora kuza mufasha gukora akazi. Ariko ari wajyumba we. Ubu se nyoboye ko hanze hari akazi cyangwa nyoboye ko ngomba kuza kugufasha? Ubundi se usanzwe umbwiriza? Usanzwe umbwiriza icyo ngomba gukora? Kuba ndi kuri telefone igikuba cyacitse. Hari ibyo ndimo nindangiza ndaza nkufasha. Urimo uranyumva? Kandi ikindi ari ndakwiyamye kuko ndabona usigongendaho cyane. Nundi munsi ndakwiyamye. Urambanira ndi ngose mva mu maso. Nuruko areba mbese. Mva mu maso genda. Ubwo gaho gukomeza ugakorere kuri telefone sawa. Ubwo mama nazo uramubwira ko uje kuri telefone ukora akazi.
Letitsiya umva kanguka Letitsiya kanguka umva kanguka mama bite ko uzukije kanguka mama bite kanguka mama kanguka uri kunyumva uranyumva Letitsi ndashaka kumbwiza ukuri Letitsi ibintu urimo ni ibiki ibintu urimo ni ibiki ni iki cyabaye gituma umbeshya ukaba utakijya no ku ishuri warambeshye ngo muri konje ndabeshya se mama kuki utakinyizera kuko nese wazahamagaye basani matera ukumva ko umubeshya ukumva ko tutari muri konje se habaye iki mama kuki utakinyizera kuko umwana wanjye si uko ntakwizera ariko reba amajoro urara ureba imodoka umwana wanjye urabizi ko ari we mwana mukuru mfite iso yarabantanye mama wirira ndakwinginze nshaka ko wiga wenda ntiwazaba mu buzima nk'ubu tubayemo ukifasha kuki untera agahinda gutya mama ndakwinginze ntukambwire ibi bintu mama ntukanyibutse ibi bintu pe mama humura ni ukuri nta kibazo gihari reka kumpangayikira mama nta kibazo ngiye mfite nta kibazo gihari mama kandi ndagusezeranya yuko ubwo mbwiye ngo urifuza ko nzaba mu buzima bwiza mama nzabubamo kandi namwe nzabahindurira amateka mama tuzava muri ubu buzima turimo mama nzabikora vuba kandi nzabiharanira mama ntabwo bizatinda pe mama nzabakura muri ubu buzima natwe tubeho neza twishimye mama ndakwinginze mama wimangayikira n'ukuri ngiye nta kibazo mama tubayeho ubu buzima ubu ngubu ariko bizahinduka vuba mama vuba cyane nzahindura ubu buzima turimo mama sibyo ndakwinginze nyizera mama ngaho ujya kuryama mama wirira ndakwinginze mama sibyo mama ndagukunda urabizi kandi ibi bizahinduka mama sibyo mama ngojya kuryama sibyo Letitsi ari mukuru wawe ari he mana yanjye kahore ndagira nte uyu mwana yagiye
waza kuntera shaka kuntera waza kuntera ntabwo mubona ko murimo kwangiza